twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba MC Pedro Care cyangwa se umuryango mugari uba kuri YouTube cyangwa se ku muyoboro wa YouTube yacu. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ariko ni nawe nyirabyo, tukaba turi ku rugo rwe cyangwa se turi mu mari ye. Turakwakiriye muvandimwe wanjye. Bakoze cyane inshuti yanjye Minani. Okay. Hanyuma wambaye neza vraiment urasa neza. Ndagushimiye. Buriya imbaraga zo kongera ejo. Hari umugabo umwe ngo umukonyine rwose wari umuhanga cyane wabwiraga ikintu nk'icyo ati bikubera isomo. Bati ariko ufite inka nziza ati bikubera isomo. Yego. Wambaye neza ati bikubera isomo. Mbese akantu kose ati bikubera isomo kandi koko bitubera isomo. Umuherwe ndi nyuma ya kamera nta uri buze kumbona ariko ndambaye ariko sinambaye nkawe. Now reka tuvuge tuti kandi ugira icyumweru cyiza, tunifurize n'abantu bose badukurikirana ndetse bakomeje kutuba hafi, tubabwire tuti nabo icyumweru cyiza kuri bo, ku gihugu, ku muryango mugari baba bari mu Rwanda, muri Afrika, ku isi hose badukurikira bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, tubabwire tuti icyumweru cyiza. Icyumweru cyiza kuri bose. Buriya rero mu Kinyarwanda bavuga ngo ntabisangano nk'amagambo kandi ngo mwaramutsiragoma. Buriya ntago twashoka dutangira ikiganiro tutabanje kwifuriza abantu ubuzima bwiza. Oya twaba dufuditse. Ni mpamo ya Mungu. Twaba dufuditse. Uyu munsi rero nahoze ndeba mu gihugu cyacu, ndeba uburyo kimeze neza, ndeba uburyo impeshyi irimo itugende cyane, ndavuga ariko nimba ku ruhembe hejuru bafite ibyo barimo bahangana byo kugira mu Nyarwanda akunda tuze, harya muri rubanda ho cyangwa hagati mu baturage hasi muri community turiho dute. Asanga rero ngira intego ivuga ngo dutegura intego ivuga kuba umusemburo w'amahoro. Nakwakiriye rero nk'impuguke cyangwa se nakwakiriye nk'umuntu utari muto, nakwakiriye nk'umuntu ntekereza ko uza kudufasha gutatura ingingo kugira ngo abantu babashe kuba baba natwe mu ijwi ryacu rigufi dutanga umusanzu ku gihugu. Iyo tuvuze kuba umusemburo w'amahoro abenshi babyita ngo ni iby'abakuru, bakumva ko wenda bazajya guca imanza cyangwa se muri rya tsinda rigufi cyo twakwita nk'agacaca kumwe twicaraga mu nteko z'abaturage abantu bagakemura ibibazo, abato bakumva ko ni turufu cyangwa se ni inshingano y'abitwa ko batangiye gukura. Ariko kuri uyu munsi nakwakira kugira ngo dufashe kumvisha abato ko nabo bashobora kuba umusemburo w'amahoro. Wowe reka dutangire ubundi kuki ari ngombwa kuba umusemburo w'amahoro. Urakoze Minane. Ubundi umusemburo ni iki? Yego. Umusemburo ni igituma ibintu bisemburwa. Yego. Kumva harimo umusemburo. Harimo gusembura. Umusemburo levure, hari umusemburo w'imigati, hari umusemburo w'inzoga, hari iki, ariko icyo ni ikintu gituma icyo ushaka kiba cyo. Yego. Ku musemburo kandi umusemburo ntabwo birindira kuba mwinshi. Yego. N'abantu batereka amata bayavuza imvuzo ntibigombera kuba ari nyinshi. Umusemburo nawo mu kibindi kingana umusozi, ikibindi cy'ubukwe cyangwa se ingunguru y'ubukwe. Hari umuntu wajyaga aserereza abandi ngo babyibushye ngo barangana n'urwina rw'ubukwe. Ariko ingunguru y'ubukwe, ikibindi cy'ubukwe uko kiba intango y'ubukwe, umusemburo uba ari muto cyane. Yego. Harimo ikintu kimwe cy'uko ntawe ukwiriye kwisuzugura, yaba umusemburo w'ibyiza. Yego. Turetse no kuvuga n'amahoro, ariko yaba umusemburo w'ibyiza. Amahoro ni amahoro nyine. Amahoro atuma ibintu bigira agaciro. Amahoro atuma inzu wubatse igira agaciro. Ejo bundi nabonye ifoto yo mu gihugu kitari kure muri Afrika, abantu barimo kwisenyera umuhanda wabo, umwana afashe ipiki arimo kumena. Rero ntabwo amahoro
kubura amahoro bitanga garanti, ariko kubona amahoro bitanga garanti. yego Iyo ufite amahoro nibwo utekereza, iyo ufite amahoro nibwo upanga imishinga wumva nta nkomyi. Igihugu iyo gifite amahoro nibwo kigirirwa icyizere. ahubwo gira uti iyo ufite amahoro ibintu byose biraryoha, iyo ufite amahoro wumva icyanga cyabyo. Niyo mpamvu rero nta muntu utakagombye kuba umusemburo w'amahoro, nta muntu utakifuje kuba umusemburo w'amahoro. Kandi impamvu natangiriye hariya mvuga ngo umusemburo ntugombera kuba mwinshi, nawe ubwawe urahagije. yego Hari umukozi dukorana uzi Ikinyarwanda cyane, jya akunda kunserereza iyo abona ni ndimo kubyimba akazi nimo niko ngo Simoni ni umutigaye ubuke. Nta muntu uba ukwiriye kwigaya ubuke rero ku kijyanye n'amahoro. yego Twese rero dukwiye kuyaharanira kandi tugaharanira ikintu cyose cyateza imbere amahoro. Warumbajije ngo kubera iki amahoro? Amahoro se, amahoro niyo tusuhuzanya tuvuga ngo amahoro. N'abaturanyi b'Abarundi baravuga ngo amahoro. Amahoro ni ingenzi rero rwose ku bintu byinshi. Iyo ufite amahoro nabivuze nta kitagenda, byose biragenda. aha hari ijambo uvuze umuntu udukurikiye cyangwa uzakurikiye iki kiganiro yakabaye nawe atekereza. Wigeze uvugamo ibintu bibiri. Uravuga ngo amahoro ntabwo umusemburo ugombera ubwinshi. Bivuze iki? Bivuze ngo uko waba ungana kose wagombye kumenya ko amahoro atagira iduka agurwamo, nta duka ribaho riyacuruza riyaranguza ngo tube ngo turarangura, ahubwo bishobora kuba ari system iri mu bantu, bityo abantu batayikanguye ngo ikwire hose, ihereye aho uhagaze, abo mubana, abo muturanye, igera ku ikatsikamirwa ikabura. Yego nibyo icyo nakongeraho, ntitukwiriye kwigaya ubuke. Uri umwe mu isibo, reka mpere kuri entité ntoya y'igihugu, uri umwe mu isibo. Aho naho nshaka ko dutinda, kuko nge nawe ntituri bujye kwicara muri cabinet, ntituri bujye mu nteko ishinga amategeko, yewe dushobora no kutaza kubona ijambo ku rwego rw'akarere bitewe na gahunda igihugu kiba gifite. Ariko hari aho tutari bure gutanga ibitekerezo, ni mu muryango iwacu, ni mu isibo. Ndagira ngo tubanze duheraho mu muryango iwacu mu isibo, noneho tuze cyane gushima, reka revuga ngo gutunga gatoki, tuze gushima, tuze kwagaza cyane ba bato babyiruka hahandi twita ngo ejo hazaza h'igihugu. Niho nshaka kugira ngo duse nk'abarumika cyane, dushyire umwotso ahantu, biyumve mu ubwo buryo bwo kumusembura amahoro, bamenye ko bagenda bagaruka baryamye basinziriye babyutse bakangutse hari iki gihugu kibasaba kitari kinini nkuko twabivuze, ariko bakimenye mu ubwo buryo, bacyumve mu ubwo buryo. Ndagira ngo tugende muri uwo mujyo. Urakoze kubw'icyo kibazo cyiza. Mpise ntekereza ku burere mboneragihugu. Uburere mboneragihugu, ese ngewe amahoro y'igihugu arandeba nk'umuntu, nk'umubyeyi? Uburere mboneragihugu, amahoro y'igihugu arandeba nk'umwana, amahoro y'igihugu arandeba. Yego, twabanje kuvuga ubwiza bw'amahoro, ariko noneho uko mbifite mu nshingano, ubwo nibwo burere mboneragihugu mvuga. Duhera mu muryango, harazamo na ya aspect yo kubonera umwanya umuryango wawe, mukaganira ibintu byose, ariko mukaza no kuganira ku ruhare rwanyu mu kubaka igihugu, mukaganira ku byo mugomba gukora. Ntibigarukire mu gutanga amafaranga y'umutekano gusa, ahubwo bikagarukira no gufasha abo barari irondo, no gufasha nabo babagenzura, mubaza ati imbogamizi mufite nizihe nk'umuturage. Ariko kubera bwa burere mboneragihugu buba bucagase cyangwa bukeya muri twe, wumva bireba mutwarasibo, ukumva bireba umudugudu gusa, ukumva bireba. Iyo ubiganiriye mu muryango wawe, ukabwira abana, ukabamenyesha urugero, ukabamenyesha akamaro k'itara ryo kwiremba,
twabwira ati nirizima mu miyoborere turyita itara ry'umutekano. itara ry'umutekano. Urakoze cyane. Ariko rero banagutoye babizi. Urumva itara ry'umutekano. Yego. Umwana iyo ufite urugero ufite nk'abana b'imyaka 5 babandi 6 babaza buri kantu kose, ati itara ry'umutekano bivuze iki? Ukamusobanurira ese umutekano ni iki, ukamubwira umutekano w'igihugu, ukamubwira umutekano w'umudugudu ko ari wo ugenda ugaburira umutekano w'akagari n'umurenge n'isi yose. Noneho akazana kubaza n'ibyo udafiteho controle ku mutekano w'igihugu, inzego z'umutekano, force na bya bindi byose ukamusobanurira, ariko ukamubwira ko abasirikare, abapolisi bashobora kurwana n'abatera igihugu, ariko mwebwe murimo mwitera mu mudugudu. Rero buri wese aba akwiriye guhaguruka, yaba urubyiruko yaba mukuru, akamenya ko amahoro y'umudugudu, amahoro y'isibo, amahoro y'akagari, amahoro y'umurenge amureba. Niho ushobora no gugira igitekerezo, ushobora kuvuga ngo ariko se ngo ko ntizi ibintu byo gukemura amakimbirane, ngo se ngo najyayo bakanyikubitira ibuye. Ibyo bintu byose ubundi ku muntu utari engaged, utinjiye mu bintu, inzitwazo ziza mbere yo kubona ibisubizo. Ariko wabigeze ibyawe, ibisubizo ubona imbere y'urwitwazo, kuko izo nzitwazo nizo mpamvu burya haba ari ibisubizo bijyanye nabyo. Ahubwo wowe urabishaka ku musemburo w'amahoro mu baturanyi, ku musemburo w'amahoro mu isibo, mu kagari. Ubwo urumva ariko harazamo no kubitozwa. Ntabwo turi mumaze ngo urabishaka, ahubwo tutabanje kumutoza. Nkuko rutangiye bivuga rero, uvuga uti itara ry'umutekano niho hahandi azagenda muri buri mudugudu harimo igicumbi cy'umuco, sibyo? Akamenya izo ndangagaciro, akazisoma, akazimenya, kudagambanira igihugu, kutabuza umutekano, ituze rya rubanda n'ibindi. Ni henshi hagiye hari bigiye biri ku mudugudu birahari, kandi hakabagenda hariho na za kirazira n'indangagaciro. Ntekereza rero ko abakwiye kubitozwa akiri muto, ariko twari turimo tuvuga ngo noneho wa wundi mushobora kujya inama, wa mwana nashaka kugira ngo tuvuge kuri bano batangiye kugimbuka. Yego, wa muntu ushobora kubwira ikintu akakura mu maso, ukamuraba mu maso nk'umuntu mukuru, akumva icyo uri kumubwira, akumva uruhare rwe mu kuba umusemburo w'amahoro. Yego, urakoze cyane. Unyibukije inyuma mu mateka yacu hari ikintu bitaga itorero, kandi n'ubu rirahari. Hari abana barangiza amashuri yisumbuye bakajya ku rugerero, bakabigisha gukunda igihugu, bakabigisha indangagaciro za kinyarwanda, bakabaha n'ubuzima bwose bw'igihugu. Byahozeho abana b'abatware, abana b'abaturage b'abasore bamaze kugimbuka, bakabajyana mu itorero, bakabigisha, bakabaha uburere mboneragihugu, bakabigisha igihugu cyabo, bakabigisha kukirasanira, bakabigisha kumasha. Babyitaga gufata igihe. Byazagera igihe rero bagataha ari abantu buzuye. Mu gihe rero inteko minubumwe itarategura icyiciro nawe barirwamo, cyangwa abana bawe babarirwamo, biba bisaba kugira ubwo bushake, kuko turimo turabwira urimo kutwumva ngo ni gute naba umusemburo w'amahoro, ni gute we yaba umusemburo w'amahoro. Mu gihe rero tutaratekereza ibyagutse ku bantu bose kuri izo gahunda za leta, mu gihe zitaratugeraho, nawe vuga uti ndatanga umusanzu wanjye. Niba wumva udafite ubumenyi bwinshi cyangwa ubushobozi bwinshi, bishakisha. Dufite impuguke muri iki gihugu. Yego, rigareka wikuri gunavunika, ahubwo niba namenye ko tugira gahunda kuwa kabiri nyuma saa mu gihugu hose, tuba dufite inteko z'abaturage. Izo nteko z'abaturage rero ntago abantu benshi ntago bazifata nkaho buri gihe bafite ibibazo bagiye gukemura. Ahubwo naho ngaho ugenda ukumva uko bakuru baganira, ukumva uko bakemura ibyo bibazo nimba binahari, ukumva uko bakora igenabikorwa n'iteganyabikorwa mu mudugudu ndetse no mu isibo. Ntekereza ko hari uwabyumva akavuga ati ariko namwe murakabya, mwe ntimuzaho igihugu kivuye. Nibyo koko
umuryango warasenyutse urakomereka uricwa ndetse wenda gushiraho, sibyo? Ariko turashimira ko twabonye abahozi bakaza bakongera bakunamura igihugu. None nubwo bimeze gutyo, ntabwo tugomba gutererana, ntitugomba kugenda turaramye nk'uko zinywa amazi ngo nta kigenda, oya. Kandi tukifite bangombwa, warubivuze neza, ubwo abo babishinzwe batarabasha kubinononsora ngo bebiyore babitugezeho nk'umuyoboro umwe twese, ariko bagiye badushyiriraho zimwe mu nzira wenda nakwita mu cyongereza twita shortcuts. Sinzi wenda nimba nkoresha ijambo rikwiye, ariko ntekereza ko hazabaho igihe aho noneho wa muryango wongera kuba kwa kundi wahoze uvuga. Ariko dufite izo nteko z'abaturage, dufite umugoro w'ababyeyi, dufite uyu urebye mu gihugu hagati uhereye mu mudugudu harimo ushinzwe amakuru, umukuru w'umudugudu, inshuti z'umuryango, abafashamyumvire, abajyanama b'ubuzima, ni ukuvuga rero ngo rubyiruko muri kumva iki kiganiro, wowe muntu wumva ko ugifite u Rwanda ku mutima, menya ko ukwiye kuba umusemburo w'amahoro, cyane cyane mwebwe bakiri batoya. Noneho reka tugaruke, muvandimwe Simon, dufite abakuru barahari ariko barimo bararenga. Ubona mu mboni zawe abo twita ko bakiri bato ari nab'igihugu gishyizemo imbaraga cyane, ubona babyumva iyo ukurikije reaction zabo, iyo ukurikije uburyo bari productive, uburyo barimo binjiza, uburyo barimo bakora, uburyo bitwara, ubona barimo basingira iyo nkoni, bafata iyo flambo nk'uko igihugu kibyifuza? Ahubwo se mbere yo kwakira iyo flambo abayibahereza barayibahereza neza. Turakoma urusyo dukoma n'ingasire. Yego. Bavuga ko umusaza muri Afurika upfuye ni biblioteke ibihiye. Ibyo dukwiye kubimenya. Impamvu turimo kuganira gutya no kugira ngo ibiturimo bisakare. Udafitiye kamera, udafitiye YouTube channel kugira ngo bigere ku bantu benshi, afite uwo muryango we, afite izo nteko z'abaturage, ariko ntabwo yatanga igitekerezo cye atazagiyemo. Hari akabari hano haruguru kitwa Crèche de Papa. Crèche de Papa. Ni ukuvuga ngo icupa barigize bibero y'abapapa. Aho kujya mu nteko z'abaturage ugasanga yigire mu makrèche atandukanye y'abapapa. Ariko ibyo ngibyo nabyo nubwo ari ngombwa kujya aho abandi bari, ariko no muri izo nteko z'abaturage no muri ako kagoroba k'ababyeyi naho abandi bari abantu bashobora kungukira. Niba uri umuntu mukuru ufite ibyo wafasha igihugu, uba ukwiye gushaka platform, ugashaka urubuga rwaho ubitangira. Ukiraho urumva ko reka dukuremo kino kintu, nimba barahise ngo ni Crèche de Papa, reka tubihuze na slogan cyangwa tuhuze n'imbwirwaruhame cyangwa se n'amabwiriza Minisiteri y'Ubuzima. Mwibuke bapapa muri kumva iki kiganiro ko tubwirwa ko inzoga si iz'abato. Nimba inzoga atari iz'abato rero, mwe mukaba muri Crèche de Papa, mutekereze noneho abana bari hehe. Mwabaho ngaho mwagasoma mwagera gute, muze kugena n'umwanya utuma muza guhura na babandi, peut-être ko mushobora kubakura ibitekerezo. Ariko aho muri n'ubundi mwebwe mugomba kuba mumenya ko hari abandi bantu bagombye kuba bakiri iyo nkoni. Hari umusaza umwe ndabyibuka ajya abwira abana be ati umunsi wasinzuza babaye imbwa. Abantu bihangana imvugo y'iryo jambo turarimenyere mu Kinyarwanda. Nkajya nkora nibaza kuki atababuza kunywa ariko akababwira ko nibasinda bazabaye imbwa. Nuvuga ngo kunywa no gusinda ni ibintu bibiri bitandukanye. Sibyo? Idahire dufite na gahunda ya tunywa resi, ariko umukuru w'igihugu wadushikariza ko biba byiza twanabireka rwose. Ariko wenda sinzi ko nonaha iyo myumvire abantu bapfa kuyadopta, ariko nibura abantu bamenye ko muri Crèche de Papa byumvikana ko nabagabo nta mwana uhari. None abana barazagura n'ababyeyi rya rugo n'umukoro tubahaye kugira ngo bahicara bagira bajye bamenya ko hari na Crèche des enfants nimba ariko nabyita. Kandi abo bana nkuko warubivuze iyo flambo barayihabwa neza, urwo rumuri si yondi flambo abantu bashobora guste urwo rumuri. Yakoze cyane nari nzi ko Ndevi ari kugarutse neza. Sindi mukuru cyane ariko sindi na muto cyane, ariko hari n'abansumbye, hari abandushije ubumenyi bitewe abandushije inararibonye. Igihugu cyacu
ibyo cyanyuzemo turabizi. yego inyigisho mbi zabaye depuis des années ugasanga mu 1994 bibyaye ari amahano y'umukara atagira uko asa ya jenoside yakorewe abatutsi. Rero tuzi imbaraga z'inyigisho. yego Abantu bakuru begera abana babaganirize kandi babahe uburere bwiza, babigisha la non violence, bakunda kwita ngo nikura neza, gukemuza ibibazo ineza, nta ntugunda nta mahane abayeho. Abo nabo bazababaye umusemburo w'amahoro. Abo bana rero binkirikamo bashyiramo ubwo bumenyi, iyo myumvire, nibo bazaba rero imisemburo noneho y'amahoro igihugu cyacu gitengamare. So rero abo bantu bakuru bamenye ko ubuzima bwacu hano ku isi ni butoya, atazagenda hari icyo atwaye atahaye abagomba kugisigira, avuga ati mbahaye inkoni y'amahoro muyicumbe, namwe muzayihererekanya bibe uruhererekane. Yego. aha noneho hari ku ruhande rw'abakuru nk'uko bavuze ati dukome urusyo dukome n'ingasire. Abato bo baraza kweba, ubona bafite amatwi, bafite iyo volonté, bafite iyo nyota, bafite ayo matsiko yo kuba bakwicara bagashaka gutega amatwi. Kuko ibi ndabivuga wenda abasanzwe bazi duhura bo barabyumva cyane. Ejo umuntu umwe yarambwiye ati ikinyarwanda kirakomeye, namubwira ni ceceka, ikinyarwanda gikomeye gutura umunyarwanda, ni gute umwene igihugu musobanura ururimi kavukire, ahubwo ni wowe ugoye mu mutwe, ni wowe ugoramye mu mutwe. Niko namubwiye anyihanganire, nimba nanjye wenda nshobora kuba nkeneye wenda ikesha mvugo, ariko ntabwo numva ukuntu umwene igihugu bamusobanura ururimi kavukire. Bivuze ngo byanze bikunze ya myigishirize uvuga dukwiye gusubira ku muzi, abantu babyumve. Turimo turavuga tuti tuba umusemburo w'amahoro. Ese uzamusembura amahoro utanumva ibyo ugiye gusembura? Uzamusembura amahoro utanumva ku ruhare rwawe ruto rugomba kuba rwafatanya n'urwa mugenzi wawe isibo iyo mu kagari no mu mirenge hose tugafatana urunana. Iyo tuvuze urunana, ijambo urunana ashaka ko tuzarivugaho, urunana ni nk'umurunga. Ariko nk'icyo wari uvuze nibyo nashaka kugira ngo nkubaze, ubona aba batoya, ubona abarubyiruko, kuko hari uruhande rumwe mbumvamo nkuko twabivuga nge nawe tujya kungana, nimba utandusha myinshi ni ibiri, nimba nkurusha myinshi ni ibiri, ariko cyangwa turangana. Iyo ukurikiye mu myaka yacu tubyiruka, washyiraho mutemere, ntabwo hariho amahitamo urakabyara, ntabwo hariho amahitamo nk'ariho uyu munsi kiremwa muntu cya none isi yamaze kugishyira ibintu imbere bishobora gutuma gita umurongo, tuvuge ngo gicanganyukirwa. Muri uko gucanganyukirwa rero dufite ubwoba ko niyo furambo bashobora kwiguhereza ntuyifate, ntumenye ko bayiguhereje. Kubera iki? Hari iyo televiziyo, hari interinete, hari amashanyarazi, hari imodoka, hari imyambarire, hari imyigishirize, hari none iki gihugu cyacu ko tuzi ko twakibonye tukagihabwa nk'isaro ryari ryabuze, aba baturabona barimo bashyikira urwo rumuri, wowe nka Simon uri kwibona gute? Njya mbwira abantu ngo Kigali yaragowe. Ubaza umuntu uti ko wabuze ngo ni Kigali, ariko wareba ugasanga n'inyabitekeri baraburanye. Yego. Se nabo baravuga ngo n'inyabitekeri ngo ni nyabitekeri, ngo ni ubuzima bwa nyabitekeri. Abantu bitwaza Kigali, abantu bakitwaza social media, abantu bakitwaza technology, abantu bakitwaza ibintu byinshi, ariko genda bango byaragowe. Inzitwazo zaragowe. Kuko inzitwazo zaragwiriye. Ibyangamubyizi urabizi? Yego. Ibyangamubyizi ni abakobwa bo mu gihe cy'abatware kera cyane. Bamenyaga ko abana b'abatware bagiye i Nyanza mu itorero, umwana w'umukobwa gapanga gahunda, agategura gahunda, akaba yigiriye i Nyanza gusasira no gutekera umwana w'umutware. Kubera iki? Rimwe iwabo wenda bafite ubuzima buri aho ngaho buciriritse, azi ko umwana w'umutware yagiye waherekejwe n'inka zo kumukamirwa, yagiye aherekejwe n'amafu yo kumusongera umutsima, yagiye aherekejwe n'ibintu byinshi. Akavuga ati sinabura icyo nkora kuri uriya mwana w'umutware nibura nkabaho. Akagenda, babitaga ibyangamubyizi.
ntabwo bitwaga indangamirwa nk'iki gihe ishwe. Akagenda noneho umwana w'umutware akaba yararyohewe, igihe cyo kujya ku rugerero bakamubwira batese kuva mu itorero, bakamubwira batese kutagenda, ati mwe mugiye ndaje. Niho kwiraza i Nyanza byavuye. Akiraza i Nyanza agira ngo nibura agumane andi masaha make cyangwa andi madakika make, nicyo cyangamubyizi. Cyangamubyizi rero kuko cyabaga cyaranze umubyizi cyaravuye n'iwabo kikigumirayo. Ntabwo rero niho bituruka bavuga ngo nta gihe kibura abubu. Rero tekinolojiya, iterambere, televiziyo, ibiki byose ni ibintu abantu bafata bakabimetiriza, ntibibabuze umwanya. Hanyuma noneho bagatekereza ko hari ikindi kintu. Mu yandi magambo byagombye kuza ari inyongera ku bwiza rusanga. Yes. Ariko nshuti yanjye, tekereza kujyana abana kwa nyogokuru ukajya no ku mugogoro wo gusemura ibyo barimo bavuga. Ni ikibazo gikomeye. Nta rwitwazo twakagombye kugira, kubera ko mu Rwanda harimo abantu b'ibyiciro bitandukanye. Muri abo harimo abantu bakuze imyaka n'imyaniko hanze y'u Rwanda, bakabayo kubw'amateka, ariko bose igihe kikagera bagataha. Ugasanga harimo umuntu uvuga ikinyarwanda neza cyane, hakaba undi no kuva imyaka 31 ishize jenoside ihagaritswe ntaramenya ikinyarwanda, kandi aracyatanga n'urwitwazo rwo kuba ngo ni amateka. Kandi ku ruhande rwe hari undi banyuranye muri ayo mateka, barya bimwe, banywa bimwe, biga hamwe. Atari no kuvuga ngo ngiye ngo nize ngo barize hamwe. Biba byarapfiriye hese? Ni muri wa muryango. Cyangwa byarapfiriye ku muntu ku giti cye, akaba afite umubyeyi we, mama we cyangwa nyina cyangwa se, baha agaciro ururimi kavukire, baha agaciro indangagaciro nyarwanda, ariko we kuko yumva ngo hari ibintu ashaka kwiyambura, akagaragara nk'umuntu wo mu burengerazuba bw'isi, western, umunyaburayi, umunyamerika, akumva ntashaka kwiga ururimi rwe. Nashaka kuzanamo iki rero? Ntabwo abantu bose ari bamwe, kandi twese dufite iryo terambere, ariko twese ntabwo turi bamwe. Hari abantu babyimbracinga, babifata utarinze no kubigisha, akanamandi bakeneye kubyibutswa nk'uko turimo kubibibona. Ese ubwo ntihaba harimo kwirengagiza rimwe na rimwe n'impanuro umukuru w'igihugu aduha, kuko aratubwira ati ibyo mwakora byose abantu baratambuka ariko u Rwanda ruzahoraho. Mba numva ari message iremereye kuri aba bakibyiruka cyangwa se kuri twese nk'abanyarwanda, kuko yavuze burya batubwiye twese kwanda ku Rwanda mu mitima y'abanyarwanda ntibivuga ko wari uhari cyangwa utari uhari, aho ubonekeye umusanzu wawe urakenewe. Ntabwo nabyita kwirengagiza, ariko abantu ntibumva kimwe. Ntabwo bumva kimwe, ntabwo bumva ku muvuduko umwe. Waruvuze ngo baba birengagiza icyo umukuru w'igihugu atubwira. Uwo mukuru w'igihugu uvuga, niba uvuga Paul Kagame, ndumva narabisomye muri Jeune Afrique, bamubaza bati iyo ubwira abayobozi ukabona ntibumva, ntibugutera frustration, ntuba wumva ako kazi karimo kugenda wumva kakuderanja mu mutwe. Ubwo ngiye mbivuze mu magambo yanjye, ariko ni muri ubwo buryo. Arabwira ati c'est mon job, it's my job, ni akazi kanjye, fete ni akazi kanjye guhora mbabwira. Atuba tuzageza ryari? Arangije arababwira ati uwo musumari nzawukubita mpaka winjiye. Urumva ako kantu karamfasha cyane. Hari abantu rero dukubita inyundo nka gatatu, twabona byanze tugata, ariko umusaza ati nzakubita umugorore mpaka winjiye, because it's my job, kubera ko ari akazi kanjye. Rero ntabwo baba babyirengagije, ahubwo
ba bakuru twavuze reka twunganire umukuru w'igihugu tumufashe gukubita uwo musumari. Umuto wamaze kubyumva nawe ahindukira afata inyundo afashe umusaza akubita uwo musumari wo kumusembura w'amahoro no kubaka igihugu kizira amakemwa. Mu yandi magambo twese nk'abitsamuye ni umuhamagaro tugomba kumujya inyuma tukawimakaza mu babyumva n'abatabyumva, kandi tudatugaritse tutatuzikamba ahubwo tuwugorora mpaka winjiye. Iyo connotation ko numva ari nziza, iyo statement ko numva karamfashije nzashaka iyo Jeune Afrique nongere abike ariko abantu babyumve. Ntabwo twakoze ikiganiro kugira ngo turyongore, turimo turashaka ko mwumva neza. Gukunda igihugu ntibisaba kuba uri mukuru, bisaba kuba warabitojwe ukagira iyo nyota ukabyiyumvamo. Kuba umusembura w'amahoro ntabwo bisaba kuba ari umuntu mukuru, bisaba kuba wararemwe uri umunyarwanda. Rero aho uri hose mu Kinyarwanda bavuga ngo ijya kuri shera ku rugo, ntitugutumye kujya kuba intumwa mu karere. Ihereho answa ubanze wumve ko ugomba, ariko waruziko hari n'abantu batazi kwiha ibyiza, uruziko hari n'abantu nubwo batiha amahoro. Ihereho wowe ku giti cyawe, si on dit lui-même ou elle-même, wowe kwianswa nk'umuntu nk'igiti, ige kwiha amahoro, uyaharanire ku giti cyawe. Mu byo uvuga ibintu uzi ko bejo bitazakugarukira, mu byo ukora ku ruhande rwawe uko ushoboye kose unoze. Yego urabyumva gute kwa umuntu nabanza guhera kuri iryo torero rito, kuri uwo muryango w'umuntu umwe? Urakoze cyane, unyibukije ibintu tujya twiga tujya dukora iyo twandika ibitabo. Iyo wafashe igitekerezo sujet ugiye kucyagura, yego, urabanza ukagiha imbibi. Urubibi muri iyo domaine, muri uwo mwuga, urubibi mu gihe guhera aha kugera aha, n'urubibi muri espace ahantu. Rero kuba umusemburo w'amahoro ntibisaba iyo delimitation dans le temps, kuvuga ngo ndacyari muto, ndacyafite imyaka 10, reka mbanze nkure, ngo ndacyafite, kuko ubona abana bavuga imivugo myiza igihugu bafite imyaka 7-5. Uvuze gutya aho gutuma none hari aka video nuko ntazi umuntu wagafashe, aho umwana rwose ashobora kuba afite hagati y'4 n'5 ari mateka amaboko ku bitambwe z'ibitogwa mu nka. Ndaza kukwereka, navuze nti vraiment kare kuri Instagram y'inyamibwa, sincèrement navuze nti vraiment ko bamamaza ariko bakora ibintu byiza. Biriya nibyo, biriya nibyo, kuko ngewe bintu yora ushatse twanabamamaza no kwamamaza. Bitwara iki se? Inyamibwa, indangamirwa, intayoberana, inyamibwa, umuntu wese inyangamutsindo, umuntu wese ukora biriya bikorwa byo kwimakaza umuco, cyane cyane iriya transmission mu bato irimo irandyohera cyane. Iyo ni delimitation dans le temps, muri âge. Ntabwo rero ku umusemburo w'amahoro bijya muri âge iyo ari yose. Imyaka wawe, ikigero wawe ufite icyo ari cyo cyose, waba umusemburo w'amahoro. Dans l'espace aho uri hose, twabitangiye kare tuvuga mu rugo, mu isibo, mu mudugudu, mu kagari, aho ubasha kwishyikira. Muri departement, okay, tujye mu kazi, muri division ukoreramo, muri departement ukoreramo, kuri ya ntebe kwanza, ya ntebe yawe wikaragamo mu kazi, kuba umusemburamo, kumve ko ugiye kuba ntuhe imbaraga amahane, ntuhe imbaraga ubwumvikane bucya, ahubwo ugaha imbaraga amahoro. Yego, delimitation rero dans le domaine mu bumenyi bw'amahoro, mu ubumenyi ufite bwose, kaba kantu kamwe kaba umusemburo. Twumve rero iyo delimitation yose dans l'espace, dans le temps, dans le domaine, uko waba ungana kose muri ibyo byiciro byose, waba umusemburo w'amahoro. Reka tujye ku musozo noneho, kugira ngo n'abantu bagiye babasha nabo gutanga ibitekerezo. Icyo wakumva twazaganiraho watwandikira muri comment, cyangwa se ukaza kuba ubishyire muri comment, turaza kwibona. Niyo washyiraho email yawe twakwandikira tukagusubiza. Ariko turimo tugana ku musozo,
turishimira byinshi tumaze kugeraho, ariko ubona amahoro cyangwa se ubona ubu buryo bwo kurema ituze, yego, ubona birimo kugenda mu buhe mujyi, ubona biri kuzamuka cyangwa biri kumanuka? Ibi ndabivugira iki? Ndabivugira ko ngiye nko mu myaka yashize wahuraga n'abantu bapfa akantu gato ukabona kurwana n'ibyo bashyize imbere. Abantu babiri bakora akazi kamwe, abakarani, abayede, mu kazi, abantu barangana. Uyu munsi urebye ubona, sinzi nimba ari itegeko ryo kurwana murame wo kubita rukomeretsa wenda ryagiye riba nka dodani cyangwa rikaba nka garde fou, ariko ubona uburyo, ubwo ndimo ndavuga hahandi hato mu kazi, mu ikipe dukinana, mu badukorana siporo, mu muryango, mu baturanyi, ubona uburyo bw'ikemurampaka, barambonyije muri, ubona uburyo bw'ikemurampaka bwimirije amahoro cyangwa ubona bari vutani kuvuta bukani. Oya, abantu baragenda bahindura imyumvire. Yego, abantu baragenda bahindura imyumvire. Iyo ubona abantu barimo kurwana, ntabwo uhita wumva ko hari icyo bapfuye, uhita wumva ko basinze. Kuko twazamuye imyumvire, tunavuga nta muntu muzima, yego, wapfa gukubita undi. Usibye ko hariho na RIB, harimo n'ingamba zagiye zifatwa kugira ngo ibintu bya violence byo kubanga by'ihohotera bigabanuke, ariko n'abantu bahinduye imyumvire. Ku buryo iyo ubona umuntu uzi ubwenge arimo arwana n'undi cyangwa arimo gukubita, uhita wumva ko hari ikindi kintu, nta kintu bapfa. Ntabwo uhita ushyira focus ku byo bapfa, uhita wumva ko atari muzima. Uhita wumva ko atari muzima, uhita wumva ko mbese nko kukubona wanyoye amazi, tuhita twumva ko hari ikitagenda. Ndakurashe ariko okay, ntabwo ujya wigurira ntabwo. Ariko iyo ubonye abantu barwana, uhita wumva ko abo bantu bashobora, umwe muri bo si muzima cyangwa se bose bararwaye cyangwa basinze. Naho tugeze ku buryo noneho iyo myumvire ariyo yazamutse, ikaba yatuma ibintu byo kubangamira amahoro byaragiye bigabanuka. Cyetse bya bihazi biza bikatumenera inzu, ba bandi bafite ababatumye kuko igihugu gifite abanzi, baba arabari inyuma cyangwa bari imbere, tutabasha kubona bagenda bafatwa kuko si ibanga yumva ngo umuntu bamuciye umutwe bagize bate, bariya bangiza isura y'amahoro imbere mu gihugu. Atari uko amahoro adahari, yego, ahubwo ari ka kantu kaje kagajya ku ishati y'umweru. Yego, rero bo ntabwo ari benshi, ariko imyumvire yarazamutse. Si n'izo nzego, ariko imyumvire yarazamutse. Hari umuntu udakubita umugore we cyangwa udakubita umugabo we, kuko vice versa byose birakorwa. Yego, usibye ko ku bagabo ho biba ari n'ibibazo, nta nubwo bahukana ngo bihabwe agaciro. Ariko tuzakorera sije yaho. Ariko ntabwo byagabanuwe nuko ingamba zashyizweho gusa, nubwo nabyo bigabanya, ahubwo ni imyumvire igenda izamuka. Rero petit à petit l'oiseau fait son nid, hari igihe kizagera societe yacu ibyo bintu bya violence, byo kuhohotera, byo kubita no gukomeretsa, byo gufata umuntu nk'atari umuntu ukamufata nk'icyo ntazi, bizarangira rwose, tubifate nk'amateka, bityo dusimuke ku mubiri no mu mutwe. Urakoze rero muvandimwe, reka dusoreze ahangaha. Ikiganiro cyo nakagaruka, kandi dukomeza gushimira abantu bakomeje kudutera inkunga. Turababona benshi, turababona abagenda batwandikira, turababona abaduha comment, turababona mu biganiro byacu bigiye bitambutse, zaba quotes zagiye zitambuka. Hari umuntu uzavuga ati sinigeze nyumva ariko ejo nayicaye ndayumva. Erega buri igihe nacyo hari ukuntu ufata kikakwemeza ibintu. Uyu munsi hari ibintu utabona, ejo naranditse ngo kuba ushobora kujya mu isoko ntugire ibyo ugura, si uko utabikeneye, ahubwo nuko utazi ko ubikeneye ku kigero bikeneyeho. Rero natwe tugomba ngo kuba utagiye mu isoko, ngo kujya mu isoko ntugure ibyo ugura, akaba ari byo ucaho nyine, si ikimenyetso cy'uko utabikeneye, ahubwo utremandi ushobora kuba ubikeneye ku kigero utazi ko ubikeneyeho, cyangwa se icyo kigero ukaba ukiza ariko udafite ubushobozi. Oya, ufite ubushobozi. Buriya ikintu cyamaze kuza muri memoire yawe uragishobora.
ariko iyo bigeze aho igihe kikwemeza ikintu utajya gukora cyangwa utajya gushyiraho agaciro bivuze ngo icyo kintu wari ugikeneye ku kigero utazi ko ugikeneyeho. I'm clear on that one. tuzongera tubiganiraho. Rero nturebe court series zagiye zitambuka ngo wumve ko we bitakureba ngo au fur et à mesure ubuzima bugenda bukwereka ko ukeneye kwiga. Kwiga kandi kwiga no kwigana kandi umuntu wese wumva ko akeneye kumenya ariga kuko ubumenyi nta handi buva mu kwiga. Nta yindi supermarket na warehouse ibaho izakugurisha ubumenyi buva mu kwiga. Kandi kwiga no kwigana. Exactement we. Now turagushimiye rero kadushimiye n'abantu bose aho muri hose agiye atandukanye tubagora tuti ibiganiro byacu nakagaruka turabakunda. Yari MC Pedro cyangwa se YouTube channel yacu umuryango wacu MC Pedro Care. Watanga ibitekerezo wanaduhamagara ukatubwira ingingo twaganiraho cyangwa se nimba ari ushaka kubaza ariko nongere nibutse iki twe ntago turi muri trends tuba dushaka gucyukura tukajya ku muzi tukicarayo tukashyita fara ryacu kubaka u Rwanda tukubaka umuntu kuko tuzi ko nitwubaka umuntu tusaba twubatse umuryango mugari kuko ibyo numara gusirimuka nawe uzabihereza abandi uzabitransmittinga mu bandi uzabiapurika mu bandi bibe byiza cyane. Murakoze rero murakagira Imana.